ubwo rero muri urwo rwego nageze i Remera ndagenda nyine njya kumureba, aho ngeze bakambwira ati ko twumva uyu muntu ntawe uhari, nza kugira amahirwe mbona umwafande wari uhari nawe ejo. Mubaje gusaka ndamubaza nti ko naje kureba umuntu wanjye ari hehe ndamubona gute, aza kunsobanurira rero arambwira ati ari Kimihurura, Afande Michel niwe wamutwaye. Ubwo rero ndavuga arambwira ati genda Kimihurura ubabwira ko nkubwiye ko baguha Afande Michel niwe uri bumuguhe. Ndagenda rero ngezeyo ntago nyine byagenze neza, ntago banyakiriye neza, habayemo no kunsuzugura nyine nabonye ko bansuzuguye wenda ni bagusuzuguye n'umugore yansuzuguye akajya ansubirishamo ngo nakubwiye yamunyimye ndamubwira none se niba nyimye Afande Michel umugabo wanjye uri hano yaje ejo nta nkweto afite, nta brosada, nta korogati, nta sabune, ntabizanye. Arambwira ngo yansubije ngo ni muri Covid ntago gusura byemewe. Muri Covid isuku ntiyemewe gukorwa? Birashoboka ko itemewe. Urumva arambwira ngo ni muri Covid ntibyemewe gusa, none se nzamubona gute? Arambwira ngo ntabwo ukenera azaguhamagara. Ndavuga se nankenera umuntu ufunzwe agira telefone, nampamagara se azampamagarisha kuki ko nanjye yanjye bayizanye? Birangira rwose ambwiye ati taha njya kunsubira hirya kuri resebusiyo, njya kuvuga niko nimero za Afande Michel ko bazinyimye bakaba banze no kumuma ati nibamuguye. Ndavuga bamunyimye, umugore akajya akomeza asohoka ngo uriya mugore ko atagenda. None turi kuwa kane tariki ya 14 ukwezi no kwa 10 umwaka wa 2021, ukaba ari umunsi wa kabiri umunyamakuru akaba n'umuyobozi cy'amakuru umubavu.com akaba n'umuyobozi wa website ndetse n'igitangazamakuru gikorera kuri YouTube televiziyo ya Umubavu TV online ari we Sagimana Theoneste yataye muri yombi n'umunsi wa kabiri, ariko akaba afungiye ahantu hatazwi kuva yafatwa ejo. Byagiye bivuga ko ari umugore we yagiye kumusura ariko ntiyabashe kumubona, bamwohereje ahandi nawe ntiyabasha kumubona. Ikindi ubwo bajyaga kumufata ejo ku gicamunsi n'ubwo batangaje itangazo mu masaa 5 n'igice z'ijoro hafi saa 6, babanje kuzenguruka urugo, babanza kujagajaga, babanza kugenzura byose ko nta muntu hari, nta muntu hava. Ikindi kandi habaye isaka ryatwa amasaha arenga 6. Ntago tujye kondora buri kantu kose kari muri iki kiganiro. Tumaze kuva mu rugo rwa Theoneste Sagimana nyuma yuko tubuze umuntu n'umwe muri urwo rugo ufite telefone tubasha guhamagaraho. Twagize impungenge twibaze niba mu rugo bose batwaye. Twanyarukiyeyo nibwo tukivayo batubwiye ko byifashe. Telefone zose zari zihari mu rugo barazikukombye barazitwara, nta kintu cya communication cyasigaye, nta kintu cyitwa agapapuro kanditseho kipfa koneka, nta kintu kijyanye n'icyuma cyose electronique cyasigaye, byose babitwaye. Byagenze bite kugira ngo bigere aho ngaho? Yafashwe ate? Bamukuye mu rugo bate? Yambitswe amapinga ate? Abahasigaye byagenze bite? Kumusura akabura byagenze bite? Kuki nta hantu hamwe afungiye hazwi? Bimeze bite? Byose mu kiganiro tugiye kujyana n'umufasha wa Theoneste Sagimana. Karibu Impact TV Ireme News. Yewe ndi Hari John Williams. Turagusuje cyane kandi turagusuye hano mu rugo iwawe nyuma yo kumenya ko umugabo wawe yatawe muri yombi ejo. Urahora komeye? Ubwo rero cyo tugusaba no kubanza ukibwira abaguteza amatwi kugira ngo bakumenye, ubundi utubwire ese Theoneste ise w'abana bawe yafashwe ate? Byagenze bite? Byatangiye bite mese? Kuko nabwo amagejoro ryose ndakubura telefone yawe itariho, n'ubunje nikandagira avuga ngo wasanga nawe udahari. Byagenze bite? Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Tumwari Chantal, ndi madamu wa Theo nkuko muri kubivuga. Ubu turi mu masaha y'icamunsi. Ejo nibwo Theo yataye muri yombi, ariko itangazo Libre yashyizeho isaa 6 z'ijoro z'ibimata 26. Habaye iki? Byagenze bite? Bamutwaye ryari? Bamukuye hano? Bamukuye ahandi? Tunyewe make uhereye ku muzi w'ikibazo uko byagenze. Bamukuye hano ejo nka saa 10 yarari hano. Ejo nka saa 10 hari umuntu wamuhamagaye amubwira ko amushaka, hari akantu bashaka kuganira.
bahurira rero hano muri quartier, ni hano hafi. Akigerayo ubwo ngo yahise abona abapolisi n'abandi bantu bakora muri RIB, abona bamwambitse amapingu. Ubwo rero muri ako kanya tutaranabimenya, nanjye nagiye kumva numva abantu bageze hano mu nzu, numva umwana arambwiye ngo hano hari abantu bagushaka. Ndababwira ngo ndaje, ntinzeho umwana aragaruka arambwira ati ni abapolisi. Ndasohoka nsohotse rero bahita bambwira ko bafite igipapuro cyo gusaka. Ndababaza nti se umugabo nyir'urugo mwamubwiye? Barambwira ngo twamubwiye nawe araje. Bakibivuga rero rwose mu kanya gatoya narubwiye nta kibazo, ngiye kubona mbona araje aza yambaye amapingu, numva ni ibintu bintunguye. Utaragera aho ngaho batubwiye ko mu masaha 10 bamuhamagaye nta kimenyetso na kimwe cyabayeho. Kenshi iyo bajya gufata umuntu hari ukuntu haba utumenyetso tugaragaza ko ishyamba atari ryeru. We nta kimenyetso na kimwe umunsi wose bari mutaraga nk'uko bisanzwe, cyangwa ari umunsi udasa nk'iyindi? Oya, wari umunsi nta kibazo na kimwe cyari gihari. Nta kibazo na kimwe cyari gihari, twari twiriwe neza nta kibazo. Gusa n'ubundi muri ayo masaha nko mu masaha 10 cyangwa wenda sitaragera sinzi, ngiye natangiye kubabona nko mu masaha 10 hano ku muhanda. Wabonaga baki? Hano ku muhanda hari abo bagabo, bamwe muri abo baje bakora muri RIB n'abapolisi, ariko kubera ko umuhanda nyine ari nyabagendwa nkagera ngo ni babandi bakora patrouille, ni abantu bafite ibintu runaka bashinzwe. Narababonye rwose, nari nagiye kugura amayinite ku muhanda ndababona, nibaza nyine, ariko ndavuga nibura nta bagenda mu muhanda cyangwa bafite ibindi bintu bashinzwe. Ariko gusa mu kuganira bari gusaka batubwiye ko baje kare, kandi twarabibonye kuko na mudugudu n'umuyobozi w'umutekano nawe yari abizi, bari babimubwiye. Nabo bari bageze aha ngaha? Nabo bahageze nyuma, ariko ngo bari babizi kuko nabo bari hafi hano, bari bahari. Ushatse kuvuga ko hari amasaha menshi bashobora kuba baragenzuye ino nzu n'uru rugo mutabizi ko bahari? Oya, baje kare kuko nabo batubwiye ko bahageze kare. Nuko wenda umuntu atamenye ibyo ari byo, ariko kuba barahageze bari bahari. Baravuga ati ntago twari bibabwire, twashatse kubatungura, urumva nta kindi kintu. Nibwo navuze nti rwose n'ubundi nta kintu muri inzu yacu, nta kintu dufite cyo guhisha, nta kibazo. Icyo gipapuro cyo gusaka barakikweretse? Barakinyeretse, n'umutware wanjye barakitweretse. Cyasinywe n'uruhe rwego? Ni RIB cyangwa ni parike? Ni RIB. Ubundi gitangwa na parike? Oya, nabonye ari icya RIB kuko baje ari aba RIB, n'aba RIB nabonye ari RIB. Hanyuma uti ngiye kubona mbona Theo aje bamwambitse amapingu, uti byaragutunguye. Bimaze gutungura abakoze iki, wabyitwaye muti? Bimaze kuntungura narababajije, ndababaza nti kubera iki mumushyizemo amapingu, ni ikihe cyaha? Bamwe barambwira ngo ni uburenganzira, ariko nyuma uburenganzira bwo kumwambika amapingu ntago bansobanuriye neza. Ndavuga ntago ibintu byumvikana, niba umuntu afite ikosa wenda murimbwire mbimenye. Barambwira ati ni uburenganzira, ariko nyuma haza undi mwafande akorera hari i Remera, nawe hari ku cyicaro cya RIB. Yari afite utunyenyeri tungahe? Oya, ntago iby'inyenyeri mbizi, nzi ko ari afande baba bambaye amakoti, ntago wamenya ngo afite inyenyeri. Rero niwe waje nyuma arambwira ati madamu, bambwiye ko wababaye, wabajije ikibazo. Ndavuga nta kibajije, ariko sinasubijwe. Ansobanura impamvu, arambwira ati rero nk'ubu twaje hano tuba tugomba gushaka gukora uburyo bwose duprotecting umuntu, kugira ngo atari icyo ushobora kugera ahantu umuntu akazana amahane cyangwa akiruka, yakwiruka mfite imbunda yanjye nkaba ndamurashe. Ndamubwira nibyo rwose ntago bansobanuriye, ubu uransobanurira ndumva nyuzwe, nta kibazo. Ubwo rero nuko byagenze, igikorwa nyine cyo gusaka nyine kirasakwa, ibikoresho byose. Basatse ibiki n'ibiki? Basatse hehe? Ahantu hose, nta hantu batasatse. Inzu yose barayijajaze? Inzu yose barahasatse, ntaho basize. Urabona ko hano, urabona ko nta bikoresho birimo, nta gikoresho na kimwe gihari.
hano turi muri studio yanyu njya mbona ubundi haba harimo ibikoresho byinshi cyane niyo makore ibiganiro ariko ndabona uretse ameza wicayeho bibuza amajwi kwinjira ibindi ndabona bidahari biri hehe barabitwaye bakavuga ko bagiye kwimaza iki nyine iyo basatse barabitwara baba bafite impamvu y'ibyo bagiye kureba batwaye ibikini bike ibikoresho byose ibintu byose wavuga ngo batwaye ibyo ubona ibyo umuntu byose akoresha ni byano muri studio gusa byano muri studio uko ubona mashini biki byose ibintu byose computer barazitwaye batwara amakamera amatelefone byose n'amamikro byose nta kintu na kimwe cyasigaye n'amaflash oya byose nta muntu hano muri uru rugo ufite telefone n'umwe bazitwaye babwira ko bagiye kuzimaza iki nyine habaye igikorwa cyo gusaka bikangombwa ko ari byo bajyana ntabwo bavuga ngo mugiye kuzimarisha iki buriya nibo baba bazi icyo bagiye kubikoresha ariko wowe usigaye ufite uburenganzira bwo gukoresha telefone ufite uburenganzira bwo gukoresha itumanaho niba utajyanye gufungwa nyine byabaye ngombwa yuko telefone zose zigenda nta telefone n'imwe dufite hano muri uru rugo dusubire inyuma gatoya baje hano yambaye amapingu icyo gihe bagaruka wigeze ugira amahirwe yo kumuvugisha nta kibazo kuko basatse duhari ndavuga wabonye umwanya wo kuganira na Theoneste nakubwira ati ndakeka ko impamvu banyambitse amapingu ari iyi n'iki ibyo bintu mwize muganira nawe ntago yumvaga ibyo ari byo ntago yigeze yiyumvisha ibyo ari byo nta mpamvu n'imwe umuntu yumvaga wenda gusa ngewe akantu natekereje ariko nakitekereje ku giti cyanjye kubera ko yari yatangaje ko uyu munsi ku itariki 14 hari bube ikiganiro niba ari ikiganiro niba ari umunsi ngarukamwaka wa Ingabire Day yari yavuze ko ari bugishyire live yari yabivuze ku Mubavu saa 8 ubwo rero nyine bakiza nahise niko agatima kahise kavuga ati buriya ni cya kiganiro yari bushyireho uyu munsi niko nahise mbyitekereza ariko ntago mbizi natekereje ko ariyo mpamvu ninjye wabyitekerereje nta wundi muntu wabimbwiye niko kantu kahise kaza numva nyine nicyo kuko nabona abajenise hari ibindi byafite avuga ati nta kibazo ariko tuje gusaka nyine none ko wari uburenganzira bw'ufatwa kubwirwa icyo afatiwe n'impamvu yacyo banze kubibabwira kubera ko ntibabibabwiye kubera ko mutabibajije cyangwa arabajije banga kubibabwira batubwiye ko nta mpamvu ibyo baje ari ugusaka baranamujyana njye nyine numvaga ko ari niba ari mashine batwaye wenda ari kugenda bereka niba ari byo babonye wenda asobanura n'urugero sinzi ariko icyo yafatiwe ntago bigeze bakimubwira ntago bigeze bakitubwira gusa batubwiye ko baje gusaka telefone bakuye muri ruguru zingahe bakuye telefone 5 zose bazitwara nta muntu wundi batwaye bamuvanye mu rugo bajyananye nawe cyangwa abandi bagiye bavana hanze kuko ribu yavuze ko ifunze abantu 6 buri kumwe na Nsengimana abo 6 ntago tubazi nanjye ntago mbazi usibye kubyumvamo bivuga kuko nizo ntuza nta hantu nzibonera umugabo wanjye yagiye wenyine ubwo nta hantu mfite nazibonera ndavuga ngo ndajya kuri Twitter cyangwa ndajya kuri YouTube yavuye hano bamujyanye ari umwe ubwo abandi nabo bavuye ahandi yagiye ari umwe kandi nkeka ko isaka ryatangiye nko mu masaha 12 bo bahageze imbere yaho rirangira mu masaha 5 z'ijoro ubwo rero yavuye hano wenyine imodoka yamujyanye wenyine kuko mbere yuko bagenda twabanje no kujya hano hepfo ahantu imodoka iri nayo barayisaka none ko imodoka iba ari y'umuryango itari y'ufunzwe gusa ngo usigaye ayibureho uburenganzira barayitwaye barayibasigiye meze oya imodoka yo irahari nta kibazo barayisatse gusa bakimara kuyisaka nyine barasaka ibyo basakamo nta kintu na kimwe babonye usibye wenda ibyo bikoresho batwaye wenda n'impapuro z'umuntu ku giti cyiwe n'ibyangombwa bya mabukwe twari dufite by'ubutaka byose barabitwaye ariko nta bindi bintu bidasanzwe bigeze basaka ngo babe babona mu rugo rwacu bindi bidasanzwe kuki mwemeye ko twari bitakoreshejwe icyaha ibyo byangombwa by'ubutaka babitwaye ntibigaruke bigahera ntago byahera kuko ibintu byose bagiye babyandika
ntekereza ko wenda nabyo wenda iyo bagiye kugenza ibyaha uhasanga bareba ku bintu byose, wenda nabyo wasanga aricyo bagiye kubirebaho. Ntabwo wababwira ngo mwijyane ibi mwijyane ibi, bafite uburenganzira icyo bashaka cyose kujya kukireba. Dukurikije amasaha batubwiye basatse, aho batangiriyeho n'aho basoreje basatse amasaha arenga 6. Ni ubunebwe bw'abasakaga, ni ubuke bw'abasakaga, cyangwa ni ubwinshi bw'ibyasakwaga? Ntabwo ari, ntekereza ko ndashobora kuba atari ubunebwe kuko bagendaga akantu ku kandi. Bari bangahe? Agapapuro umubare se mana yanjye, bari abagore 2, ndumva bashobora kuba bagera nko muri 6 cyangwa 7 n'abapolisi ku ruhande. Bose hamwe abambaye civil n'abapolisi bavanze, abari mu gikorwa cyo gusaka bari 7. Abari mu gikorwa bari nka 7 cyangwa 6, kuko ubwo kuvuga ngo baragira buri gapapuro ku kandi kose barakarebaga. Ntekereza ko ntabwo ari ubunebwe bagize. Niba umuntu agenda areba agapapuro agasoma areba ibiriho, ntago ubwo nyine byasabaga nyine ko nabo babanza gushishoza kugira ngo ibyo bareba babigenzure neza, ibyo bashaka kureba babirebe. Uvuze ko wagiye kumusura ngo urebe ko ameze, bigeze bamuha? Oyana, usibye kumva ko hari umuntu waje hano mu gitondo, Cyuma yaje hano ntanabizi, urumva nta telefone nari mfite, nta nimero z'umuntu n'umwe nari mfite. Navuganye na Cyuma saa 9 z'ijoro, ambaza ngo mubaza ibyatewe, ngira mubaza niba ari mu bafatanywe nawe, arambwira ati Theo ahubwo mubwira ko ari umuwavu. Ubwo yazino cyangaje kureba ko yaje nawe wanyeretse ibyo polisi yashyize ku rukuta rwayo rwa Twitter. Nge ntago nari mbizi, nsanga nyine ngo nyine bire abashyizeho ngo ibyo yazize, nsanga nyine ngo handitseho ko ari Remera hariya kuri RIB. Baranditse ko bamwe bari Remera, abandi ngo bari ku Kicukiro. Ari Remera. Ubwo rero muri urwo rwego nageze Remera, ndagenda nyine njya kumureba. Aho ngeze bakambwira ati ko twumva uyu muntu ntawe uhari. Nza kugira amahirwe mbona umwafande wari uhari nawe ejo. Mubaje gusaka ndamubaza nti ko naje kureba umuntu wanjye ari hehe, ndamubona gute? Aza kunsobanurira rero, arambwira ati ari Kimihurura, Afande Michel niwe wamutwaye. Ubwo rero ndavuga, arambwira ati genda Kimihurura ubabwira ko ugenda ubabwira ko nkubwiye ko baguha Afande Michel niwe uri bumuguye. Bandagiye rero nanatinze. We yakubwiye amazina yese nibura cyangwa nta yakubwiye? Uyu wagutumye? Uyu w'Iremera yitwa Kabayiza Patrick. Rwose Kabayiza Patrick, Kabayija. Niba ari Kabayiza niba ari Kabayija naho ngaho Patrick. Gusa ndanamushimiye, yanyakiriye neza, yabimbwiye neza, bimfashamo neza. Tugende baguhe Afande Michel, atugende umugire aramuguha, niwe wamutwaye. Ati ntumuzi? Ndamubwira ndamuzi, umwe mwari muri kumwe. Ndagenda rero ngezeyo, ntago nyine byagenze neza, ntago banyakiriye neza, habayemo no kunsuzugura. Bakajya bambwira ngo Afande Michel, we yambwiye ko Afande Michel bahari ari 2, hari umugabo n'umugore. Ngezeyo mbabwiye Michel w'umugabo, bambwira ko ba Michel bahari ari 2, batamenya kubatandukanya, ngo nimbabwire irindi zina rya Michel. Nabwira njyewe Afande yambwiye ko ari Michel kandi ni umugabo. Abakwakiye nawe bakagusuzugura nawe ku muryango mugari, aho uvuye mugari, uvuye handi ku irembo uyinjiyemo muri Kakumba basakiramo abantu, bakandika mu gitabo. Hakurya yaho handi bandika mu gitabo, naho ugiye kuri office, kuri reception ya office. Niho nageze, nyine nabonye ko bansusuguye. Wenda ni bagusuzuguye n'umugabo n'umugore yansusuguye, akajya ansubirishamo ngo nakubwiye ngo genda uzana ngo nimero za Afande Michel, kandi urabizi ko nimero z'abafande ntabwo bakunda kuzitanga. Uyakubwiye ati ngiye ndubabwire ngo Afande Kabayiza Patrick arantumye ngo baguhe Afande Michel. Urabizi ko ari we mugabo cyane wagusuzuguye n'umugore wakwakiriye kuri reception, yamunyimye. Ndamubwira none se niba nyimye Afande Michel, umugabo wanjye uri hano yaje ejo,
nta nkweto afite, nta brosada, nta korogati, nta sabune, ntabizanye. Arambwira ngo yansubije ngo ni muri kovide ntabwo gusura byemewe. Muri kovide isuku ntiyemewe gukorwa? Birashoboka ko itemewe. Urumva arambwira ngo ni muri kovide ntibyemewe gusura. None se nzamubona gute? Arambwira ngo ntabwo ukenera azaguhamagara. Ndavuga se nankenera umuntu ufunzwe agira telefone, nampamagara se azampamagarisha kuki? Ko nanjye yanjye bayizanye. Birangira rwose ambwiye ati taha njya kunsubira hirya kuri resebusiyo, njya kuvuga niko nimero za Fande Michel ko bazinyemye, bakaba banze no kumuma ati nibamuguye. Ndavuga bamunyemye, umugore akajya akomeza asohoka ngo uriya mugore ko atagenda. None uwo muntu wagusuzuguye nta mazina yari yambaye ku? Oya ntago nabigiye. Hari nko masangahe? Akora kuri resebusiyo pe. Hari nko masangahe? Nagezeyo kare ma saa sita, ariko nyine kwa kutonda imirongo mutegereje byageze nko mu masaa 7 uroshye. Ntabwo nari nkoje kugira ngo rondogoze bayobozi ba RIB, banyarwandakazi. Ubwo n'uwo wabikoze umugore wari uri kuri reception ya RIB kuri uyu munsi tariki ya 14 umwaka w'2021 ukwezi kwa 10 yigaye ko gusebya RIB atanga serivisi idakwiye itagenwe n'amategeko. Yansuzuguye ahantu mvuga ko yansuzuguye. Nasohotse njya muri ya reception yindi yo ku muryango, njya kubaza ndi koko mwanshakiye nimero za Fande Michel ko Afande Kabayiza yamuntumyeho, akambwira ko mureba bakaba banze kumumpa. Agakomeza akankurikirana bijya. Ndavuga none ubwo namwe ntazo mufite reka nsohoke ntaye. Imodoka yari iparitsemo imbere n'umushoferi nawe ubwo babashushubikanyije ngo nibasohoke bagende ngo ibyabo byarangiye. Ndavuga reka ntambike hirya njye kuraho imodoka iri, noneho njyemo dutaye kubera ko ubona agiye kureba baramunyimye, na Fande wamutwaye bamunyimye, banze ko tubonana. Nta kindi, umugore wanye ntabika arasohoka reka kwakira abantu, arahamagara mu kibuga ngo uriya mugore arajya he, ngo uriya mugore arajya he. Ndangije amaze kubivuga ndamubwira njyewe ngiye kureba imodoka, ngo imodoka yande. Ndamubwira ngo yanjye. Ngo none se mbiri he? Ndamubwira nubwo mbushije ariko mbonye ntayihari. Ngo nese niba ari yawe ngo ninde wayitwaye? Ndabona ni umushoferi, ariko nanga gukomeza kugira. Yaretse kwakira abakiriya arasohoka aza kunkurikira, kandi mo imbere harimo abantu. Biterwa n'uburyo n'amabwiriza buri abafite kuri dosiye ya buri wese. Ntago mbizi, ariko niba ariko asanzwe rwose ntago biriya ari serivisi nziza. Nahise nasohotse pe, nasohotse nsanga n'imodoka sinzi aho bayijyanye. Ngenda n'amaguru nza kugenda n'amaguru gusa nuko naje kwegera umuntu wa mitiyu nshaka nimero z'umuntu nzi. Ndamubwira umpamagarire runaka, ambwira ahantu bari. Ngira amahirwe arabampamagarira, mpagaze ku wa mitiyu numva bambwiye aho bari. Uko bakwakiriye wabyakiriye ute? Urabivugaho iki? Banyakiriye nabi kuko nababaye niba ari kuri serivisi zitangwa, ariko ndashimira abantu b'Iremera. Hari ako gataje, hari ukuntu ugera ahantu ukumva ntushaka kuzongera kuhasubira. Metropole bakira neza, ntabwo bashihurana nta mishe, ariko hari ahantu n'ubwa mbere nari mpagiye, ariko hari aka Kimihurura. Niyo dikota, bayita dikota. Niba koko ari kuri yabakira, ni ukuri birababaje. Murakoze. Urasoreza ubu nta jambo wakongeraho risaba wenda uvuga uti icyifuzo cyanjye ni iki n'iki? Icyifuzo cyanjye ni uko vuga icyifuzo cyawe. Icyifuzo cyawe ni ikihe? Urebye uburyo umugabo yafunzwe urasaba iki? Urifuza iki muri make? Njyewe icyifuzo, ijambo rya nyuma. Icyifuzo numva nuko niba koko hari ibyaha umuntu akurikiranyweho yabigaragarizwa
cyangwa n'umuntu we akagira uburenganzira kugira ngo babonane. Ntekereza ko niba afunzwe, niba koko ari ibyaha babona ari ibyaha, usibye ko nta byaha umuntu abonamo, ariko ari ibyaha baha n'umuntu uburenganzira, umuntu we bakabonana. Niba akeneye umwunganizi mu mategeko nkaba namushaka, nkashaka ubushobozi nkamushaka. none se kuri byanditse ko hari itsinda ryafungiye Remera n'iryafungiye ku Kicukiro muri abandi batandatu, ukajya ku Kicukiro bakakubwira ko umugabo wawe ari ku Kacyiru hedikota ya RIB, ukagerayo ntibamukwereke. Ni iki gihamya, ni iki cyizere watahanye cy'uko yaba ariyo? Icyizere cyo ntabwo navuga ngo wenda mfite icyizere, usibye ko afande yambwiye ati Afande Michel niwe wamutwaye, niho ari, nta kindi. Kuba ntaramubona nta kindi cyizere wenda navuga ngo niho ari cyangwa n'iki. Igihe cyo nifuza ni uko nagenda nkabonana nawe. Ntekereza ko kuba bagiye kwandika bya bintu kuri Twitter, wenda baganire bakaba bamubwiye wenda ibyaha yaba yarakoze. Njyewe nifuza ko nagenda nkabonana nawe tukaganira, nkamenya ibyo byaha, nkamenya niba akeneye umwunganizi. Byose ni njye bireba, nta wundi muntu wundi bireba. gereranya iyi situwasiyo n'iya mbere afungwa, aho ubona bigereranya kubwira ati aho bikomeye cyane, aho byoroshye. Gusa wenda sinavuga ngo aho biteye impungenge, mbere yari yarenze ku mabwiriza ya covid, ari kumwe n'abantu babiri, nubwo atari we wenyine, n'abandi bose bahuraga n'abantu babiri. Ariko ubu ngubu kumusanga mu rugo, niba umuntu yakoze icyaha, ubundi tumenyereye ko niba wowe William wakoze icyaha uhamagazwa ukajya gusobanura ku byaha wakoze, ugahanwa cyangwa ugasaba imbabazi. Niba rero umuntu ajyanywe gutyo baje kugusaka, njye nta nubwo menyereye ko iyo umuntu baje kumusaka bahita bamufunga, ntabwo ari ibintu bimenyerewe. Niba ibyo byaha yarabikoze ntahamagazwe ngo abwirwe amakosa yiwe yakoze, urumva ni ibintu nyine biba biteye impungenge umuntu aba atazi. Ariko nanone ntekereza ko nta byaha, niba ari ibi bya Ingabire Day wenda yavuze ko ari bushyire kuri live cyangwa ibyo yagize, ntekereza ko ari ibintu umuntu yahamagazwa akisobanuraho cyangwa akanasaba imbabazi. kuri wowe ibyo wumva byavamo icyaha? Oya, ntabwo ntekereza ko byavamo icyaha, ahubwo wenda uwo bibangamiye abona ari ibintu wenda bibongamye cyangwa bibangamiye igihugu. Ntekereza ko abonye wabikoze ashobora no kubwira ati William, biriya bintu wavuze uzakora ntuzabikore bitewe n'ibi ngibi, bitewe no kugira ngo ubundi mu buzima bwose inama ni nziza, zibereyeho. Umuntu abona ari ibintu bibi ugiye gukora akakugira inama, ntabwo wamusuzugura. Dusoza, bakubwiye ko ari kuri hedikota Kimihurura, ese naho yaraye cyangwa yaraye i Remera umujyana hedikota mu gitondo? Ibyo byaho yaraye byo ntabwo mbizi, ariko bamuvana hano bambwiye ko bamujyanye i Kimihurura. Iby'Iremera byo ntabwo nibyo wasomye kuri Twitter? nibyo bambwiye kuri Twitter, bansomeye kuko ntabwo nabisomye. Urakoze cyane, turagushimiye, ukomeze kandi wihangane, kandi twifuriza amahirwe muri uru rubanza mutangiye. Murakoze cyane.